Hello guys, nizere ko mumeze neza kabisa. Mbaye ikaze kuri YouTube channel yanjye, ni Obardi Official nk'ibisanzwe. Noneho hari ikibazo abantu benshi bagarutseho kigiye gitandukanye kijyanye no kuba telefoni igenda gakeya atari we wabigizemo uruhare. Ngiye gukwereka rero uburyo watuma byibuze telefoni yawe izajya ibasha kwihuta nubwo ifite storage ntoya, kuko mubyibuke kugira ngo telefoni yihute biterwa n'ububiko telefoni yawe ifite cyangwa se na RAM yayo. Rero uba utarakora subscribe sinabwo watira kuyikora, ahubwo nubona iyi video igufashije waza gukora subscribe kugira ngo tuzabane muri video yindi itaha. So noneho rero like nayo ni ingenzi, nubona video igufashije ntugende utanavuze muri comment. Urabona hano hari application yacu dufite hano hejuru yitwa Phone Master. Iyi ni application iba mu matelefoni hafi ya yose amenshi afite Android 10 kuzamura, ariko n'abafite kuri Android ya kabiri bari gusubiza hasi. Ndakeka hari izindi zijya kuba zimeze zijya kumera gutya, ariko ushobora no kwidownloadinga kuri Play Store warangiza ukayifungura. Sibyo, hano bari kutwereka ngo Toolbox, Home, Junk File, Phone Cooler, Phone Boost, Antivirus, Power Saving, Data Manager. Tugiye gutangirira hano haya mbere hejuru. Ibi ni ibintu ugomba gukora byibuze nka rimwe ku munsi kugira ngo telefoni yawe igire ubuzima buzira umuze. Ukora hano handitse ngo Boost. Telefoni itikonjesha application zo nako ihita isa nk'igabanya umuvuduko w'amapplication yose yarari gukora kugira ngo telefoni noneho nayo ubwayo ibone kwihuta, RAM kasigara byibuze imeze neza. Urabona ko mega 68 turazigaruye. Noneho aha tugiye guhera kujya kuri aka ngaka kanditseho ngo Junk File. Junk File bitewe n'ibintu bagiye fungura hari biba byagiye bisigara biri gufata umwanya w'ubusa kandi nta ntuza nta kamaro bigifite. Uri kubona nka hano hari dufitemo megabyte 592. Kubera iki nge nkunda kubikora nk'umuntu udahera ukunda kubikora igihe usanga ariho nka gigabyte nk'eshatu giga imwe, none uhita ukora delete. Bikoze delete na babandi bafite za TikTok bafungura zigahita zikwama, ibi ntabwo byongera kubaho. Noneho tujye hano handitse ngo Phone Cooler, ni ugukonjesha telefone. Application ziri gukora zigahita zikonja nyine, telefoni niba yari ishyushye ikagabanya gushyuha niba ikunda gushyuha. Noneho tugiye kujya hano handitse ngo antivirus. Noneho hano telefoni yawe reba niba nta virus nimwe yaba yaratatse telefoni yawe. Sibyo, ubwo ntayo, kuko baratubwiye ngo hano hejuru ngo ni safe. Iri safe bivuze yuko imeze neza nta kibazo. Sibyo, noneho tugiye kuza hano handitse ngo Power Saving. Power Saving hano batari application zikonsoma umuriro muri background zose bagahita kora extend life battery cyangwa se hibernating. Hibernating nko kugira ama application nayo ntagomeze konsoma umuriro. Noneho hano kamite mberekeramo nakandi kantu ko kurockinga application zawe ukazishyiraho password. Sibyo, nukuvuga ngo hariya batagusaba telefone password nyine yawe isanzwe, ariko hano none ngiye kukwereka uburyo washyiramo ama password kuri application yawe, cyangwa ibika nzabibereka ikindi gihe nako. Niba mubishaka mubimbwire muri comment, umbwire muri comment ati ako kantu uzagatwereke ubutaha ku buryo uzajya ujya gufungura application runaka bagagusaba password. Niba iyi video igufashije uyisharinge inshuti zawe. No Obardi Official nk'ibisanzwe. Ndagushimiye kuba wabashije kureba iyi video kandi Imana iguhe umugisha, ugire umunsi mwiza.